Imwe ko buriya hari igihe ibibazo biza, hari igihe indwara iza, hari igihe intambara ziza, hari igihe crisis iza, ibintu byose bikikubita hasi bakavuga ngo noneho yararangiye. Yesu nashimwe cyane, yararangiye, noneho yararangiye. Nimujya mu iryo jambo no ngo noneho yararanguka nakawe yararangiye, byamukeneye gute ngo yavuye ku muhanda byararangiye. Baba basa nkaho barimo kuvuga yuko warangije gupfa byararangiye. Uyu munsi abantu benshi barimo baribaza ngo birarangiye. Ndagira nkubwire ngo ntabwo birangiye mu izina rya Yesu. Abantu benshi barimo baravuga ngo birarangiye. Abari bari mu kazi barimo baravuga ngo birarangiye. Abari bari mu bucuruzi barimo baravuga ngo birarangiye. Abari bari mu bintu byinshi bakoraga barimo baravuga ngo birarangiye. Kandi koko n'isi ifite ibimenyetso bigaragaza yuko byarangiye. Ndagira ngo nkubwire ngo hari Imana yaremye ijuru n'isi inshuti y'Imana. Hari Imana yakumenye kera. Hari Imana yakumenye utarabona urusoro mu nda ya mama wawe. Hari Imana yaguhamagaye kera irakweza. Hari Imana yemeye kuvuka kuri ya tariki wa munsi. Hari Imana yakurokoye wa munsi byari bikomeye. Haleluya. Hari Imana yakurokoye cyagihe. Hari Imana yabanye nawe cyagihe. Hari Imana yabanye n'ababyeyi wawe utari wabaho. Hari Imana yakuvuzeho yaguhaye isezerano utari wavuka. Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije itorero ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Nkomeje kandi kubifuriza kugira ibihe byiza, mukomeze kubana n'Imana ndetse no kurindwa n'Imana muri ibi bihe tuciyemo bitari byoroshye nk'abanyarwanda ndetse n'abatuye isi bose. Ariko kandi hirya y'ibyo twakomeje kubona ukuboko kw'Imana, twakomeje kubona Imana yacu turinda, twakomeje kubona Imana ibana natwe. Twarabivuzeho cyane ku nyigisho ya mbere dutangira inyigisho z'imiraba y'ubuzima, babwira ngo muhumure, Imana yacu yaraduhetse kandi izakomeza kuduheka. Na n'uyu munsi rero ntabwo badufite, twizeye Imana yacu ko ikomeza kubana natwe. Yaturinze mu kwezi kwa gatatu, mu kwezi kwa kane, mu kwezi kwa gatanu, dufite ibyiringiro ko ikomeje kubana natwe no mu kwezi kwa gatanu tugiye gutangira. Kandi nanone mbonere kubifuriza kugira icyumweru cyiza cya Pentecote. Turi mu cyumweru cya Pentecote, nabavuga ngo Imana ikomeze kubana namwe. Ejo tuganiraho ku nyigisho nanone zibona n'umunsi wa Pentecote. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri turimo tusa nkaho tunasoza iri jambo tumaze iminsi twiga rivuga ku mwuka ukubita umuntu hasi. Yesu nashimwe cyane. Twarabivuze uko umuntu abaho, ugasanga kenshi na kenshi hari igihe imibereho y'umuntu, ibitekerezo bye, imikorere ye iba ifite izindi mbaraga zihishe inyuma zigenda zisunika, ku buryo umuntu asigara adatekereza nkawe, ahubwo ari nk'iye afite undi mwuka umukoresha umuha uburyo atekereza n'uburyo akora n'uburyo afatamo ibyemezo. Twabonye nanone uburyo uriya mwuka mubi wa dayimoni ugenda unaniza abantu. Twabonye ingero nyinshi zitandukanye ko ngo aho usanze umuntu wose umukubita hasi. Twabonye uriya mugabo wazanye umwana urwaye, yarwaye indwara y'igicuri, ngo aho yamusangaga hose yamukubitaga hasi. Noneho amuzanira abigishwa ba Yesu. Abigishwa bagerageje kwirukana dayimoni irabananira. Noneho igihe bakiraho Yesu araza. Ahageze arababaza ngo kuki murimo kubagisha impaka, habaye iki? Umugabo amubwira ngo mfite umwana urwaye kandi urembye, namuzanira abigishwa bawe ngo bamukize ariko byabananiye. Yesu nashimwe cyane. Yesu yakira umwana, arabanza cyaha abo bantu kutizera kwabo, arangije abaza imiterere y'indwara. Umugabo asobanura imiterere y'indwara, avuga ngo ni umwuka uwakuriye umwana, ngo musanze hose umukubita hasi, umwana akanihakanira, agahekenya amenyo, akazana urufuzi, ngo kandi akenshi ngo umukubita mu muriro ndetse ukamukubita no mu mazi ugamije kumwica. Yesu nashimwe cyane. Ubwo n'ubusobanuro bw'umubyeyi yarimo guha Yesu bw'imiterere y'indwara y'uriya mwana. Twagiye twaganiriye ku mwuka ukubita umuntu hasi aho musanze hose. Twabonye nanone umwuka ukubita umuntu mu muriro. Ese kuki umutwara mu muriro wamushakaga hiki? Uyu munsi tugiye kureba none hose kuki wamukubitaga mu muriro ukamukubita no mu mazi.
nanone twibaze ngo ese kuki iyi dayimoni yari yananiye abigishwa ba Yesu kugira ngo bayirukane? N'imbaraga bari bafite nkeya niki? Yesu yatanze igisubizo. Uyu munsi mu gusoza inyigisho turaza kureba mbere yuko ninsoza inyigisho tuzaganira nanone mbere yuko twinjira mu nyigisho za Pentecote, tuzabanza mbereke nanone uyu mwuka igihe ko mu munsi wa mbere nababwiraga ko ari umwuka uzi gutayiminga, ukora timing ku buzima bw'umuntu, ukamenya igihe ugiye guhirwa, igihe ugiye kubona umugisha, igihe ugiye gutabarwa, igihe ugiye kugirirwa neza, akaba ari gutungura ukagukubita hasi. Ndaza kubereka urugero nanone muri Bibiliya rw'umwuka watatse umuntu ukamukubita mu gihe yaragiye kwinjira mu gihe cye cyo kwishima. Yesu nashimwe cyane. Nibyo tugiye kurebera hamwe rero. Reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Duciye bugufi imbere y'amaso yawe n'imbere y'ukuboko kwawe, turaguhimbaza, turakuramya kuri Imana igira neza. Uri umuremyi w'isi n'ijuru Data, uri imbaraga zacu Data, uri ubuzima bwacu Mwungeri mwiza, uri ibyishimo byacu, uri ubuzima, uri imibereho. Mwami Imana wadukuye kure aho twari muri iyi si, Satani atwaza igitugu, yaratubujije ubuzima, yaratubujije amahwemo, aturaza twigaragura mu byaha, yaratwishe epfo na ruguru, yaratubujije epfo na ruguru. Mwami Imana kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe, uraza udukuruza neza yawe, uratwegeza udukurayo. Wemera gutanga umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo abamwizera bose batazarimbuka, ahubwo bazahabwa ubugingo buhoraho. Mwami turagushimira ko twahawe ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Komeza kutugirira neza nk'Imana yacu. Komeza Mwami kubana natwe. Komeza kudukuraho uyu mwuka mu izina rya Yesu. Mwami reka utugwizeho imbaraga z'umwuka wera. Nizo mbaraga zibasha kunesha, nizo mbaraga zibasha kwirukana imbaraga z'umwanzi zose ku buzima bwacu. Urakoze urakarama kuri Imana y'iteka ryose, uri Imana y'urukundo, uri Imana y'impuhwe, uri Imana y'ibambe, uri Imana y'ububasha n'ubushobozi bwose. Icyubahiro n'amashimwe n'ibyawe mu izina rya Yesu. Amen. Yesu nashimwe nanone. Reka dukomeze rero tuganire kuri iri jambo. Ndagira ngo twarariganiriyeho cyane. Uyu munsi turaza gusa nkaho dukoresha umurongo waho wa 19 wa 26 no 29 cyane, niyo mirongo turi butindeho kugira ngo tubone uko tuza gusoza kino gice tumaze iminsi twiga. Reka twongere tuhasome nanone. Bageze aho abigishwa bari, babona iteraniro ry'abantu ribakikije n'abanditsi bajya impaka nabo. Uwo mwanya abantu bamubonye baratangara cyane, barirukanka baramusanganira, baramuramutsa. Arababaza ati, mwabagishaga impaka z'ibiki? Umwe muri bo aramusubiza ati, mwigisha, nkuzaniye umwana wanjye utewe na dayimoni utavuga. Aho amusanze hose yamufashe amutura hasi, akamubirisha ifuru, akamuhekenyesha amenyo, akamugagaza. Mbwira abigishwa bawe ngo bamwirukane, ntibabishobora. Aramusubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe batizera, nzageza he kubana namwe? Nzabihanganira kugeza ryari? Nimumunzanire. Baramumuzanira. Dayimoni abonye Yesu atigisa uwo mwana cyane, aragwa, arigaragura, abira ifuru. Yesu abaza se ati, yafashwe ryari? Aramusubiza ati, yafashwe akiri umwana. Kenshi cyane amutura mu muriro cyangwa mu mazi ngo amwice. Ubwoko bw'Imana, iyi ndwara cyangwa se iyi dayimoni, nubwo nta dayimoni nziza n'ubusanzwe yabaho, aki dayimoni yo nimwe muri dayimoni mbi zikomeye cyane. Aravuga ngo uyu mwana wanjye afite ikibazo cy'indwara, aho iyi dayimoni musanze hose mukubita hasi. Noneho se Yesu abaza se w'umwana ati, ese iyi ndwara yamufashe ryari? Aramusubiza ngo ayimaranye igihe yamufashe akiri umwana. Uyu munsi ndagira ngo turareba ku miterere y'iyi dayimoni, ngira ngo nawe wowe nkurikira tuganire nanjye nkubaze ngo ese icyo kibazo cyawe ukimana igihe kingana iki? Ese iyo ndwara yatangiye ryari? Ese uwo mwuka gukubita hasi watangiye ryari? Ese izo mbaraga ubona zikurwanya zatangiye ryari? Ese uwo mwuka ubona uri mu muryango w'iwanyu ubananiza, ubaca intege, ubakubita hasi, ubasenyera, wababujije epfo na ruguru, uwo mwuka watangiye ryari? Yesu nashimwe cyane. Ko biragoye ko wajya guhagarika ikintu utazi inkomoko yacyo. Biragoye yuko wajya gutangira uwo mwuka runaka utazi igihe waziye muri uwo muryango.
biragoye yuko wahagarika indwara utazi inkomoko yayo. Ni nko kugerageza ko wajya kubuza amazi gutemba ariko utageze ku isoko aho ayo mazi aturuka. Yesu nashimwe cyane. Byagorana ko wajya guhagarika amazi mu nzira atemba utagiye kugenzura ngo urebe mu isoko aho ari amazi aturuka. Kugiye kuyahagarika byagusaba kujya ku isoko aho aturuka ukayahagarika. Yesu nashimwe cyane. Naho ubundi ibyindi wakora mu nzira yari y'amazi, wacukura icyobo akuzura akarenga akagenda. Wakubaka urukuta rurerure ukayagomera ngo yo kugenda, akongera agashaka inzira handi akagenda. Ko buriya agashaka inzira mu butaka akagenda. Mu butaka harimo hagiye habamo amoko atandukanye. Hari ibyo bita ngo ni hard rock, iyo amazi hageze ntagenda. Ariko hari ibyo bita soft rock, amazi arahagera agapfumura agacamo. Nuvuga ngo amazi ntashobora kubura inzira. Rero kugira ngo yahagarike bisaba kujya ku isoko aho aturuka akaba ariho yafungira. Yesu nashimwe cyane. Nicyo Yesu yarimo amubaza, yagira ngo yarimo agerageza gutracinga ese amenye ubwoko iyi ndwara, iyi daimoni yaje ryari. Aramubaza ngo yafashwe ryari. Aramubwira ngo byamufashe akiri umwana. Yesu nashimwe. Nanjye nagira ngo nkubaze ngo ese wowe ntabwo turimo kwiga uyu mwuka nko kugira ngo tumenye gusa imiterere yawo, ahubwo turimo turawiga kugira ngo tuwumenye hanyuma tubone uko tuwurwanya. Byakugora nanone kurwana n'ikintu utazi. Byakugora guhangana n'imbaraga z'umwuka utazi aho ukomoka. Haba igihe ushobora kurwana n'umwuka ukomoka mu gisekuru cy'iwanyu. Haba igihe ushobora kurwana n'umwuka wohererejwe n'abarozi. Haba igihe ushobora guhangana n'umwuka ukomoka mu kinyirakuru. Haba igihe ushobora guhangana n'umwuka w'ahantu usanze gusa wituriye ahantu. Ukihagera uharyamye wa mwuka ukaza ukakubwira ngo iyi ni inzira yacu, ntago wemerewe kuhaba, ntago wemerewe kuza ahangaha, hano ubu n'ubutaka baduhaye. Iyi ni imyuka urwana nayo iturutse ahantu henshi hatandukanye. Rero bigusaba kubanza kumenya uyu mwuka ngiye guhangana nawo waturutse hehe. Yesu nashimwe cyane. Ko ntago kwirukana umudayimoni ari ibintu ukora nko kuvuga ngo biragenda kwa ujya umuntu uvuga ngo nimugende mwese mu badayimoni mu izina rya Yesu. Hari abadayimoni batagenda igihe cyose batari bamenyekana bari. Igihe cyose utari wamenye aho umudayimoni ukomoka byakugora kumwirukana. Ushobora kumwirukanaho akajya mu mwana wawe. Ushobora kumwirukana ku mwana akajya ku wundi mwana. Ushobora kumwirukanaho akajya kuri murumuna wawe. Kubera niba ari umwuka ufite inkomoko mu gisekuru cy'iwanyu, ntago wapfa kwirukana gutyo uko yiboneye. Bisaba kubanza kwicara mukawuganiraho mukawumenya, mwamara kumenya imiterere yawo mugashyiraho ingamba zo kurwanya no kuwurandura muri uwo muryango. Yesu nashimwe cyane. Rero yarimo amubaza ngo uyu mwana iyi ndwara yamufashe kuva ryari. Aravuga ngo yamufashe akiri umwana. Uyu nguyu ajya gusa nanone n'uriya muntu Yesu yahumuye ari impumyi. Noneho ubuhumyi bwe bwari butandukanye kuko we yaravutse ari impumyi. Ariho babajije ngo ese babaza Yesu ngo uyu nguyu iki ni icyaha cye cyangwa ni icyaha cy'iwabo. Arababwira ngo ntabwo ari icyaha cye si n'icy'iwabo, ngo ni indwara yabayeho kugira ngo imirimo y'Imana igaragare. Yesu nashimwe cyane. Ni ibintu bitari bisanzwe ko umuntu ashobora kuvuka ahumye, ariko uriya yari yaravutse ari impumyi. Nanone uyu mwana nawe yari yarafashwe akiri umwana mutoya cyane. Iyi ndwara ntabwo Bibiliya itwereka niba yarayivukanye, ariko mu gisubizo se yatanze yavuze ko yamufasha akiri umwana. Arayikurana. Aho ageze imukubita hasi, aho ageze ikubita hasi, imusanga ku ishuri ikubita hasi, imusanga mu bukwe ikubita hasi, imusanga mu isoko ikubita hasi, aho imusanze ikubita hasi. Naberetse ingero nyinshi cyane z'abantu uyu mwuka wagiye ukubita hasi, abo nabashije kumenya nabo ntamenye. N'abandi namwe mwagiye mumbwira abankurikira, bamuhamagara ku matelefone, mumbwira mu buhamya, mumbwira imiterere, ibyifuzo byo gusengera bijyanye n'imiterere y'uyu mwuka. Ndagira ngo mbabwire ngo ibi ni ibintu bibaho, ni ibintu tudashobora guhagarika. Twebwe nk'abana b'abantu ntabwo twabishobora, uretse gusa imbaraga z'Imana yaremye ijuru n'isi. Kubera ko Imana niyo ifite ububasha kuri buri kintu cyose, igifite ubuzima n'ikidafite ubuzima, ikiriho nonaha n'ikizaba hejuru n'icyabaye hejuru hashize, Imana igifiteho ububasha. Yesu nashimwe cyane. Rero twebwe nk'abana b'abantu biratugora kugira ngo tube akenshi bireba ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutamenya. Abantu benshi barimbutse buzize kutamenya. Ko utwibwira yuko ibyo tutazi bidahari, nyamara ibyo utazi birahari. Abantu bibwira yuko icyo ku ishuri mwarimu atamubwiye kitabaho, hirya y'ibyo mwarimu wawe yakubwiye
hari ibindi abandi barimu bavuze utari uhari kandi utamenye. Iyo umuntu kenshi ibyo utatumye mu gitabo, kuko ibitabo byose biri ku isi niho bisomye, uzi ko bidahari nyamara birahari. Ibyo utasomye muri Bibiliya ntuzi ko bihari nyamara birahari. Nimutega amatwi twige, hanyuma dusenge tubohoke. Yesu nashimwe. Araza aramubwira ngo ndagira ngo tuganire kuri ubushize nabayeretse, twavuze ukuntu uyu mwuka ukubita umuntu hasi. Noneho ubushize twarimo tuvuga ukuntu ukubita umuntu mu muriro. Ese ni iyihe sano iri hagati y'umuriro n'umuntu? Ntayo ubusanzwe, ariko hari isano iri hagati y'umwuka w'indwara iri muri uyu mwana na dayimoni zari hariya muri uriya muriro ajya kumukubitamo. Twabonye ukuntu Imana yihanangirizaga abantu, ibabuza gucisha abana mu muriro, ibabuza gutamba abantu nk'ibitambo. Yesu nashimwe cyane. Ndetse biriya navuga mu bami ba 2:16 bivuga inkuru z'umwami witwa Hasi wimye ingoma muri Isirayeli. Biravuga ngo akimara kwima ingoma ngo yakoze ibyangwa n'Uwiteka, ntabwo yakoze iby'Imana yashimaga. Mu mafuti yakoze menshi harimo no kwefasha umwana w'umuhungu ngo amucisha mu muriro. Gucisha mu muriro ni umuhango umeze nko mu Rwanda bitagaho kubandwa wo kumurikira abana abazimu. Noneho twibaza, ese mu mazi ho habamo iki? Mu mazi habamo imyuka, hari imyuka mibi mu mazi. Urugero mbaha ni ku myuka y'abacwezi. Iyo abarungi baririmba, iyo barimo iyo bagiye guhamagara ya myuka, bayihamagara mu nzira cyane cyane ebyiri. Bahamagara imyuka yo mu misozi miremire, bagahamagara n'iyo mu nyanja. Nuvuga ngo bahamagara ibari abamarayika babo bahamagara, bo actually wana pretendinga kuba nk'abamarayika bera, ariko batera kuko ni imyuka mibi. Babahamagara bo mu nyanja, bagahamagara none nabo mu misozi miremire. Aho baba ku rurembo rwabo, na sites zimwe na zimwe aho abatuye kuri za bigo bya Mugenyi muri Uganda, aho ari igicumbi cy'abakomoka. Iyo bagiye kujyayo hazengurutswe n'imiriro, babanza guca ku muriro, bakagira amagambo bahavugira, bakabona gukomeza hakabiri, bakajya ku wundi muriro, barimo bihana, barimo bakirwa kugira ngo abakora protocol babishinzwe baba barimo babereka step by step uko bagenda n'ibyo bavuga kugira ngo baze kwemererwa guhura n'abacwezi. Izo ni inkuru zindi, izo ni ingisho zigirirwa muri deliverance room mu gihe cy'amasengesho yake, ntago ari wo mwanya wazo mfite uyu munsi. Gusa nagira ngo mbabwire gake ko mu nyanja harimo iyo myuka ibamo. No kuvuga ngo uyi daimoni yafataga uyu mwana ishaka kumujugunya hariya, imujugunya muri iriya nyanja. Rero kwari ukumuhuza n'umwuka urimo hariya, bikabyara urupfu rw'uyu mwana. Niyo mpamvu papa yabwiye Yesu aramubwira ngo iyo musanze hose amukubita hasi, ngo cyane cyane mu muriro, ngo ndetse no mu mazi, ngo kugira ngo amwice. Yesu nashimwe. Nuvuga ngo hari hasigaye ko uyu mwana azikubita mu mazi. Harimo imyuka mibi yo muri ziyanzo, kamujya mumva abantu bajya kuzimu, abajya gushaka ubutunzi, abajya kuraguza, abajya hehe, abo batwara ku nyanja. Hari umugabo umwe yigeze kuvuga ukuntu ngo yagiye gushaka, nawe yari mashaka ubukire, aragenda umupfumu amutwara kuri Lake Tanganyika, arangira mwicazaho, amubagiraho inkoko hejuru, amaraso y'inkoko akavugiraho amagambo yivanga n'ayo mazi. Nuvuga ngo yarimo agerageza kumuhuza n'imyuka mibi ikorera hariya mu nyanja. Habamo n'iriya nzoka nini iyo bita ngo Lewetani mu gitabo cya Zaburi ririmo. Nuvuga ngo harimo imyuka myinshi mibi cyane hari. Rero niyo mpamvu iyi daimoni yamutwaraga imusangisha abadaimoni bene wabo. Yamusangishaga mu muriro, ikamusangisha none mu mazi. Bishoboke ko nanone hagati mu muryango w'uyu mwana aho yakomokaga, hashoboke ko harimo ikintu runaka kigeze cyangwa igitambo kigeze gutambwa cyashoboraga guhuza uyu mwana igisekuru cy'iwabo n'iriya myuka. Ubushize nabahaye urugero kuri uriya mwana w'umukobwa ko mu muriro w'iwabo babyiniragaho mu nzu harimo isano. Nuvuga ngo hari igitambo, hari connection hagati ye n'ibisekuru by'iwabo n'imyuka mibi y'iwabo, byahurira kuri center ari wo muriro babyiniragaho nijoro. Ni ukuvuga ngo rero nanone iyi daimoni mu miterere yayo indwara uko yari imeze yananiye uyu mwana, yananiye se, yananiye abaganga, igira naho inanira abigishwa. Twakwibaza ngo ese kuki yananiye abigishwa? Abigishwa ba Yesu bari bafite experience yo kwirukana abadaimoni mu bantu, bari barirukanye abadaimoni mu bantu, bari barakijije abantu. Baraza babwira na Yesu, ndetse baramubwira ngo ndetse ngo dufite amakuru noneho ashimishije, ngo natwe ngo abadaimoni baratwumvira, ngo twabirukanye baragenda. Yesu arababwira ngo ibyo nibyo ni byiza, ngo ariko mwishimire cyane ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo.
bari bafite experience yo kwirukana abadayimoni, ariko bageze kuri uyu arabananira. Icyo yabananiraga cya mbere kirimo n'icyaha ngaha nuko iby'Imana experience ntikora. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo imbaraga nahoranye ejo zikora uyu munsi, ntabwo ibyejo ari byo bidetermining uyu munsi, ahubwo biravuga ngo abasenga Imana mu kuri bayisenge mu kuri no mu mwuka, ngo kandi abayorwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Nuvuga ngo niba wemera kuyorwa n'umwuka w'Imana, umwuka w'Imana niwe udetermininga igikorwa kuri tere. Ntabwo ari experience yejo hashize ndibuzana uyu munsi. Ntabwo nibuze vuga ngo wa daimoni we nguribuka ya daimoni nirukanye cyagihe iruka naye nirukanye cyagihe none nawe ndavuze ngo uyu munsi iruka nkugende. No, uyu munsi ngiye kwirukana meze nte ndinde. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo ari ibyejo bikora, ahubwo Imana yacu ihoraho igihe cyose. Yesu arababwira ngo uriya mudaimoni mwamwirukanye cyagihe nta kibazo, ariko bene uyu nguyu ntabwo akurwamo no kwirukanya mugenzi we ejo hashize, ahubwo uyu nguyu akurwamo no kwiriza ubusa no gusenga. Hari umuntu umwe tujye tuganira akambwira ngo kwiriza ubusa ntibikiri ngombwa, ngo Yesu yirije iminsi 40 ngo rero byararangiye. Kwiriza ubusa ngo nubuyobe. Nyamara Yesu yabwiye abigishwa arababwira ngo uyu mudayimoni nta kindi gishobora kumwirukana keretse kwiriza ubusa no gusenga. Uyu munsi nanjye nazanye inama ikubwira ngo iyo dayimoni ubona yananiranye, iyo ndwara ubona yananiranye, uwo mwuka ubona wananiranye, aho wasanze hose wakubita hasi. Uwo usanze mu rushako wamukubise hasi yaruvuyemo, uwo wasanze mu kazi yamukubise hasi yavuyemo, uwo wasanze muri business yamukubise hasi yavuyemo, uwo wasanze mu bworozi yamukubise hasi yavuyemo. Izo dayimoni zose ubona zigenda zikubita abantu hasi, nagira mbwire ngo ubwoko bw'uwo mudayimoni nta kindi gishobora kugukiza keretse kwiriza ubusa no gusenga. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ushobora gushaka umuntu ashobora kugusengera, abantu bagufasha, abantu baguha inama, ariko imbaraga zirukana bene ubwoko bw'umudayimoni n'imbaraga ziri muri wowe. Yesu ashimwe cyane. Yesu aravuga ngo nimumuzane hano. Bamuzanye ngo ageze imbere ya Yesu, umwana yikubita ngo dayimoni mukubita hasi, itangira kumutigisa, kandi Yesu yahageze nanone. Nanga nagira ngo mbabwire ikintu abantu kenshi tujya twibeshyaho. Navuga ngo munkurikire neza, mukurikire nimusoma biriya mujye muyisesengura neza. Mbere uyu mwana dayimoni yamukubitaga hasi atari yahura na Yesu. Ise amuzaniye Yesu kugira ngo amukize. Noneho na Yesu amaze kuhagera, na Yesu ahagaze n'amaguru ye ahagaze abireba, dayimoni ifata wa mwana imukubita hasi, ngo ifuro rirabira ryinshi, umwana yigaragura hasi, na Yesu ahagaze aho ngaho. Hari igihe isi igufata, hari igihe ibibazo bigufata bikagukubita hasi, bikakugaragura hasi, nyamara Yesu muri kumwe. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo bivuze ngo igihe cyose kugira ibibazo bisobanuye absence ya Yesu mu buzima bwawe. Ntabwo bivuze ngo ushobora kugira ibibazo Yesu muhagararanye. Akodore cyiza kihaba. Muri ako kanya igihe yarimo yigaragura hasi, mbere yajyaga yikubita hasi Yesu adahari, ariko umunsi yikubise hasi Yesu ahari. Birambira ngo Yesu yaravuze ngo dayimoni tumva kandi utavuga, muvemo kandi ukamugaruka mukunda. Ngo ako kanya kimara kubivuga dayimoni irasohoka. Mbere yikubitaga hasi Yesu adahari, ariko nanone yikubise hasi na Yesu ahari. Iki itandukaniro ryabayeho igihe yikubise hasi Yesu ahari, nuko muri ako kanya kubera ko Yesu yari ahari dayimoni yaragiye. Ubwoko bw'Imana ndagira mbwira ngo kera wikubitaga hasi, ibyawe byikubitaga hasi, wahuye n'ibibazo byinshi, wahuye n'intambara nyinshi, Yesu atari yaza. Ariko uyu munsi nagira nkubwire ngo akira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Uyu munsi ushobora kwikubita hasi uri kumwe na Yesu inshuti yawe, ariko itandukaniro ryo kugwa Yesu adahari no kugwa Yesu ahari nuko iyo uguye Yesu ahari urahaguruka kandi ugahaguruka by'iteka ryose. Haleluya. Yesu nashimwe ko byose nukugwa. N'uyu mwana yaraguye yikubita hasi imbere ya Yesu, Yesu ahagaze abireba, kandi niyo raporo bari bamuhaye. Bari bamubwiye ngo musanze hose amukubita hasi. Byari bisobanuye ngo rega n'imbere yawe naha musanga aramukubita hasi turabizi, kubera ko musanze hose amukubita hasi. Bwoko bw'Imana hari byadusanze heshe atandukanye bidukubita hasi, ndetse n'umunsi twahuye na Yesu byadukubise hasi. Ariko itandukaniro ryo kwikubita hasi Yesu adahari no kwikubita hasi Yesu ahari, aho bitandukanye ni hamwe gusa, iyo uguye Yesu arakubyutsa. Uwo munsi umwana yikubise hasi Yesu ahari yaravuze ngo haguruka. Ndagira nanjye nkubwire ngo wowe nkurikiye aka kanya, ndagira nkubwire ngo haguruka mu izina rya Yesu. Ndagira nkubwire ngo haguruka mu izina rya Yesu. Ndagira ngo iyo dayimoni nikuvemo mu izina rya Yesu. Ndagira ngo iyo dayimoni nikurekure mu izina rya Yesu.
uwo mwuka mubi nure kuri umuryango wawe mu izina rya Yesu. Uwo mwuka mubi nure kuri business yawe mu izina rya Yesu. Uwo mwuka mubi nure kuri urushako rwawe mu izina rya Yesu. Uwo mwuka mubi nure kuri famille yawe mu izina rya Yesu. Uwo mwuka mubi nukure kure mu izina rya Yesu. Kubera ko uyu munsi uri muragwa, ariko wanza Yesu arahari. Iyo uguye Yesu ahari no kugwa Yesu adahari biratandukana nshuti y'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ku murongo wa 26 ngo arataka aramutigisa cyane, amuvamo ngo asiga umuhungu asa n'upfuye, bituma benshi bavuga bati arapfuye. Yesu amufata ukuboko aramuhagurutsa arahagarara. Yesu nashimwe cyane. Ngo arataka cyane aramutigisa cyane ngo arangije amuvamo. Amaze kumuvamo ngo asiga umwana asa nk'upfuye. Ngo muri ako kanya abantu baravuga ngo arapfuye. Ntabwo Bibiliya itwereka umwanya byamaze atariyongera guhaguruka. Yesu nashimwe cyane. Ngo ariko abantu baravuga ngo yapfuye. Kugira ngo abantu bavuga ngo yapfuye nuko byari bimaze akanya ari hasi atari yahaguruka. Yesu nashimwe. Ko buriya hari igihe ibibazo biza, hari igihe indwara iza, hari igihe intambara ziza, hari igihe crisis iza, ibintu byose bikikubita hasi. Bakavuga ngo noneho yararangiye. Yesu nashimwe cyane. Yararangiye. Noneho yararangiye. Nimujya mu iryo jambo no ngo noneho yararanguka nakawe yararangiye. Byamukeneye gute ngo yavuye ku muhanda byararangiye. Ufite babasa nka barimo kuvuga yuko warangije gupfa byararangiye. Uyu munsi abantu benshi barimo baribaza ngo birarangiye. Ndagira nkubwire ngo ntabwo birangiye mu izina rya Yesu. Abantu benshi barimo baravuga ngo birarangiye. Abari bari mu kazi barimo baravuga ngo birarangiye. Abari bari mu bucuruzi barimo baravuga ngo birarangiye. Abari bari mu bintu byinshi wakoraga barimo baravuga ngo birarangiye. Kandi koko n'isi ifite ibimenyetso bigaragaza yuko byarangiye. Ndagira ngo nkubwire ngo hari Imana yaremye ijuru n'isi nshuti y'Imana. Hari Imana yakumenye kera. Hari Imana yakumenye utarabona urusoro mu nda ya mama wawe. Hari Imana yaguhamagaye kera irakweza. Hari Imana yemeye kuvuka kuri ya tariki wa munsi. Hari Imana yakurokoye wa munsi byari bikomeye. Haleluya. Hari Imana yakurokoye cyagihe. Hari Imana yabanye nawe cyagihe. Hari Imana yabanye n'ababyeyi wawe utari wabaho. Hari Imana yakuvuzeho yaguhaye isezerano utari wavuka. Hari Imana yavuze uko uzamera. Hari Imana iyobora urugendo rwawe. Yesu nashimwe cyane. Hari Imana ikuzi birenze uko nawe wiyizi. Biravuga ngo ndetse n'umusatsi wo ku mutwe wacu Imana irawuzi. Twebwe bene ntago tuwuzi, ariko Imana yaturemye irawuzi. Kuvuga ngo uyu munsi abantu benshi murahangayitse bafite ibibazo, bamwe babahaye yayine ngo ni first leave, yovuga ngo amezi 6, amezi 3, amezi 9, abantu bahagaze. Ndagira nkubwire ngo humura, hari Imana. Haleluya. Hari Imana yaremye ijuru n'isi nshuti y'Imana. Hari Imana yakumenye utari wabaho. Hari Imana yakumenye utari wajya muri ako kazi. Hari Imana yakugaburiye utari wakajyamo. Hari Imana yakurinze utari wakajyamo. Hari Imana yaciye n'inzira aho ahantu byari bikomeye. Ndetse nagira nkubwire ngo iyo bitaza kuba n'Imana no kwiga ntiba byarashobotse. Yesu nashimwe cyane. Abantu baravuga ngo arasa nk'uwapfuye, ngo byapfuye byarangiye. Nababwira Yesu ngo umwana yapfuye kuguye imbere. Umubyeyi wari wizeye imbaraga muri Yesu aravuga ngo umwana wanjye kuguye imbere. Ese nabana mbere yaratari yapfa. Byamukubitaga hasi ariko bikongera igahaguruka. None Yesu rahageze, umwana yikubise hasi, umwana arapfuye. None se biragenda gute? Yesu arabihorera. Ngo abantu baravuga umwaka bwira ngo wabonye ngo byarangiye. Undi akabwira mugenzi we ngo byarangiye. Ngo arapfuye. Ngo ngo kwenda yamuzura ntiwamenya. Abandi ngo none se utamuje gupfa araza kumuzura. None se kuki yarindiriye kwapfa? Nyamara na mbere uko byari biri ntago byari bimeze nk'uko nguko. Nyamara na mbere uko byari bihwanye yajyaga yikubita hasi ariko agahaguruka akitahira iwabo. Yajyaga yikubita hasi agakoboka agasenuka ariko agataha amahoro. None birarangiye. Mwabantu ntaguzi induru ya birarangiye y'abantu. Ntaguzi y'abantu gusakuriza ngo birarangiye. Induru z'abantu zigukomera. Uriya yabaye icyo ariko yego Yesu nawe harya Yesu wavuga. Harya Yesu birwa avuga bahe. Harya Yesu ngo utarabahaye ibi nibi abahe. Harya Yesu ngo utarabahaye ibi abahe. Bwoko bw'Imana ndagira mbwire ngo Yesu wacu turamuzi. Uwo tuvuga turamuzi. Uwo tuvuga twaramubonye. Uwo tuvuga twagendanye nawe. Aho yadukuye hari hakomeye. Ahari hakomeye yarahaturengeje. Ahasigaye ntabwo hakomeye. Yesu nashimwe cyane. Ahari hakomeye yarahaturengeje. Uwaturokoye cyagihe uyu munsi arongera dukize. Uwaturize cyagihe uyu munsi arongera dukize. Baravuga ngo none se bari abantu harya ngo nabarokorera. Ariko harya Yesu we birwa baririmba n'abayahudi bane babo ntibamuzi, bamwe nibanamwemera. Ariko mu Rwanda
umuntu uvuka kwa kanaka yirirwa avuga Yesu we Yesu 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 wo utaramubujije kuri ya mwana we azuka. Sinzi nyabona ari ukuntu buri abanyamakuru bagenda berekana inkuru ariko bagakata uduce dutoye cyane nko kugira ngo basese abantu cyangwa se bamwe bashaka kugira ibyo bapfobye bakritika, agafata akantu kagufi gusa ntafate inyigisho yose y'umuntu cyangwa ikiganiro cyose kirambuye akazana akantu gato. Nabonye umuntu yapostinze akantu kuri status arimo avuga kuri Pastor Mpyisi ngo arimo avuga ngo abantu mwese muze tujye kuraguza. None nkabonye ndibaza Pastor yavuze ngo nojye kuraguza bajye kubaza abapfumu ko kari akantu kagufi ariko ngira amatsiko yo kumenya ese mbere yuko uyu afata kano gace ibyabanje n'ibyakurikiyeho byari bihe. Nyuma nza kubona undi noneho postinze kandi karekareho arimo so avuga ngo abakurambere bacu bakera iyo hazaga ikintu kikabayobera ngo bajyaga kuraguza. Abagata abanyarwanda namwe ni muze tujye kuraguza. Ngo ariko muri iki gihe bariya babazaga bakurambere babazaga imizimu, muri iki gihe dufite Yesu Kristo ni muze tujye gusenga ariwe tubaza. Nuba ngo mbere yuko mbona aka kaci kakabiri ko gusenga nanjye nabaye confused. Hari gihe rero abantu bafata uduce dutoya tw'ubuzima. Nanone nabonye ejo bundi akantu ka kuri Pastor none Ezra Mpyisi niwe bakunda gufata utuntu twe twinshi bakaducisha ku mbuga nkoranyambaga. Arimo avuga ngo ese ngo unase ngo umwana wanjye w'imfura yaragiye kwa Pastor ngo arapfa, ngo n'umugore wanjye ngo arapfa, none ngiye nagusengera nte nanjye ntarasengeraga abanjye. Hari abantu kenshi bakoresha ayo magambo, umuntu akaza akakubwira ngo ariko uransengera we wakwisengeye, harya ngo muransengura dusengera ra ese wabanje ukirebana ho bantu b'Imana. Ndagira mu mbwira Bibiliya iratubwira ngo tugaragara nk'abagiye gupfa ngo ariko turi wazima. Haleluya. Ngo tugaragara nk'abakene ngo ariko dutungishije benshi. Nayo ngo isengesho ry'abatambyi, isengesho ry'abana b'Imana rizana amahoro mu gihugu. Isengesho ry'itorero rizana ihumure mu gihugu. Isengesho ry'itorero rizana ububyutse mu gihugu. Isengesho ry'itorero rikavaringa ubukungu iyo bwakora businze. Ndagira mbwira ngo uyu munsi dukeneye gusenga Imana kugira ngo Imana yacu igaragaze inshuti y'Imana. Ntuzavuge ngo Imana yabari iri hehe, ihangane gakeya, niba utarayibona uzayibona. Yesu nashimwe cyane. Abakurikiye Yesu mu bihorere, abarimo basenga mu bihorere, nubona umuntu asenga mu ihorere, nubona umuntu yiriza ubusa kenshi asenga mu ihorere, ibyo akora arabizi. Ko imbere ya Yesu hari ugaragara nk'uwapfuye, ariko Yesu arazura inshuti z'Imana. Yesu arazura bwoko bw'Imana. Yesu arazura. Yesu arazura. Yesu arazura. Hari igihe umuntu agaragara nk'uwarangiye ariko agahe gatoya cyane Yesu akakuzana. Ngo uyu mwana ari imbere ye ngo yamutigisa imukubita imbere ya Yesu. Mbere yamukubise imbere y'abigishwa barananirwa. Yajyaga imukubita iwabo barananirwa. Bamushiriye abapfumu barananirwa. Bamushiriye abandi bantu bose barananirwa. Uwo bari basigaranye batekerezaga ni Yesu. Bakimugeza imbere ngo amwikubise imbere ngo umwana arapfa. Ngo asa nk'upfuye. Rero mbwire ngo sinzi nawe ibisa nk'ibyapfuye. Uri umurokore urizera. Hari umuvandimwe wampamagaye ushize. Arambwira ngo ibyo wigishaga ndabyumva rega kandi anabyemera. Ngo ariko giye mfite ikibazo. Ese kwa tubwiye ngo niba tutarakizwa twakire Yesu ngo genda naramwakiriye. Ariko se niba twaranakijijwe uratubwira ngo nitwihangane ngo iryo ni ishuri. Araba ngo ishuri imyaka ndimazemo kunumva ryakabaye ryararangiye. Birashoboka ko ishuri ratina nshuti y'Imana. Ariko nanone uyu munsi nagira ngo mbabwire ikindi kintu. Abatinze ku ishuri, haleluya, n'abavuyeyo mbere uyu munsi ntabwo bingana. Nagira mbwire ngo hari abantu bize bagarukira ubundi hari abagarukiye muri tronkome. Batwara kasika aga certificate kagaragaza ko bize tronkome barataha. Abo ngabo aho bakora bafite uko bahembwa. Hari abandi bize batindayo bongera hindi myaka babona ka certificate kwa gatandatu kakandi ko bita ngo ni AD Humanity. Abo nabo baragenda. Aho bari nabo ko bakora bafite uko bahembwa. Hari abandi bakomeje nanone batindayo bagira kuko bita lisansi bachelor's degree nabo barataha. Abo nabo aho bakora bafite uko bahembwa. Hari abandi bongeho ikindi gihe nanone ku ishuri babona maîtrise bafite masters degree mu bintu bitandukanye. Aba nabo bafite uko bahembwa. Hari abandi bakomeje babona za doctora. Aba nabo bafite ndagira mbwire ngo uko utinda ku ishuri, haleluya, uko ugenda utinda cyane ni nako ugenda uzamuka mu bumenyi, ni kugenda uzamuka mu bushobozi,
niko ugenda uzamuka mu bwenge, ni nako ugenda ukenerwa n'isi gukenera. Uyu munsi hari abantu batajya baritaringa, ntabwo narizi ko hariho abantu bataritaringa. Hari abantu bakenerwa kuguma. Nigeze kuganira n'umuntu umwe umuvandimwe yarimo yikanga ko agiye gutaha, ambwira ko ashobora kuba agiye kuritaringa. Ndamubaza ngo se bigenda gute kugira ngo umuntu aritaringa? Arambwira ngo biterwa imyaka yawe ufite n'ibyo ukora. Hari igihe iyo babona, haleluya, wumva ko kantu neza, ngo iyo babona ubumenyi ufite cyangwa se ibyo ukora bikenewe cyane, ushobora kwihanganirwa ntugende. Ngo ariko iyo babona budakenewe cyane, hari abandi bari inyuma yawe bafite imyaka mito kandi babikora, abo ngabo bajyamo gataha. Nabango rero, okay, ndabwira nta kibazo, byose birashoboka. Uwo munsi nizi somo rivuga ngo haleluya, muri iyi si kubamo no gushaka ikisi ikeneye, no kugira ngo wikange gutaha uritayaringa. Wowe uri mu kazi, shakisha ibyo akazi ukora gakeneye. Niki kanaka dafite, niki nashaka abandi badafite gifite, ko birashoboka. Niba gasaba ko umuntu agomba kuritayaringa afite imyaka, ko kuritayaringa hari abadashaka gutaha, hari nugeze imyaka 60 none bagize 65, akavuga ati bari bagize 85, hari nugeze ku myaka 50 yumva retirement nta kimutwaye. Kubera iki? Muri ya myaka mikeya ibyo yashaka gukora yarabikoze, ibyo yashaka kubona yarabibonye. Asiga arimo arashaka umwanya aragira ngo abe free ajye gukora business ze hanze. Abantu bose baratandukanye. Hari abatekereza ko retirement rwose bankundiye bandeka kazageza ya myaka nkataha. Hari n'uvuga ati yewe bishoboka n'ubakandeka nataha. Yesu nashimwe cyane. Rero nagira mabwire ngo twebwe hari akazi nabonye keza karyoha mu isi y'Imana. Zimwe mu bumenyi, zimwe mu mpano zibaho, imwe mu mirimo ikorwa abantu bagahora bakenewe, imwe mu mirimo ikorwa ntiwikange kuritayaringa no gukorera Imana. Ko kuvuga ubutumwa bwiza ntago bigira imyaka. N'umusaza w'imyaka 100 arabwiriza ukihana, n'umusaza w'imyaka 90 arakubatiza biremewe. Nubango igihe cyose wowe ugihe cyose ugihari uri muvuga Kristo. Nubango uyu ni umurimo tudaharara, ni umurimo tudahararuka, ni umurimo tutikanga turataha tuvemo, ni umurimo dukora tukazawukora kugeza no ku munota wa nyuma duhumeka umwuka wa nyuma tugiye gutaha, tuzagenda twango Yesu n'umwami. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Rero imbere ya Yesu hari igihe abantu bagaragara nk'abapfuye. Imbere ya Yesu hari igihe ugaragara nk'uwapfuye. Ariko ngiye ngo ntago wapfuye uri muzima. Bireba ngo tugaragara nk'abatariho, ngo ariko turiho. Tugaragara nk'abanyantege nke nyamara turabanyembaraga. Tugaragara nk'abakene nyamara dutungishije benshi. Rero ngo turiho nubwo dusa nk'abapfuye ariko turi bazima. Yesu nashimwe cyane. Hasigaye kimwe gusa, ijwi rya Yesu ngo haguruka. Ngo ako kanya bamwitegereje ngo n'umwana arasa nk'uwapfuye. Bamwitegereje abantu baravuga ngo yapfuye. Yesu araceceka, arabihorera. Baravuga ngo yapfuye, arabihorera. Ise umwana akajya mureba agateka icyo Yesu avuga, Yesu araceceka. Kugeza igihe yamaze kubona amagambo yabaye menshi, baravuga ageze aho aravuga ngo aravuga ngo mfasha, haguruka. Ngo ako kanya umwana arahaguruka, Yesu amufata ukuboko amushyikiriza se, umwana ari muzima. Ndagira ngo nanjye nkubwire ngo muri aka kanya, muri iki gihe aho ugeze bavuga ngo birasa nk'uwarangiye, niho ugiye kumva ijwi ry'Imana. Iyo abantu bavuga yuko warangiye, iyo isi kwereka yuko warangiye, iyo abantu bavuga ko utagishoboye, iyo abantu bavuga yuko warangije gupfa, aho niho ijambo ry'Imana rigaragarira, aho niho imbaraga z'Imana zigaragarira, aho niho Yesu yigaragariza, aho niho Yesu akubwira ngo haguruka. Iyo abantu bavuga ngo byararangiye, Yesu aravuga ngo haguruka. Iyo abantu bavuga ngo byararangiye, Yesu aravuga ngo biratangiye. Ubuzima bw'umwana barimo bavuga ngo burarangiye. Muri ako kanya bavuga ngo burarangiye, Yesu aravuga ngo haguruka, ubuzima buratangira. Kandi ko kuriya mwana yarimo asohoka mu buzima bwo gupfa, arimo yinjira mu bugingo buhoraho. Yarimo asohoka mu gihe cy'ikimwaro cy'indwara, arimo yinjira mu buzima buzima. Yari amaze umwanya asinziriye, hari harimo guhinduka. Wa mwana wa kera yarimo agenda, umwana mushya arimo kuvuka muri we. Yesu aravuga ngo haguruka, arahaguruka. Wowe uryamye ho ngaho hasi ngira nkubwire ngo ibya kera birimo biragenda, ugiye guhaguruka mu izina rya Yesu. Wowe uryamye ho muri aka kanya, ugiye guhaguruka mu izina rya Yesu. Wowe ubona wari uhagaze mu nzu, urimo ubona hasigaye amakarito yonyine, urimo ngo business yarapfuye, ngira nkubwire ngo igiye gutangira mu izina rya Yesu. Wowe uhagaze aho urimo ubona amayitajeri ari mu busa, wowe utagitinyuka no kujya mu mujyi kubera yikona byarangiye, ngira nkubwire ngo iyo Yesu yahageze, ibyari byarangiye birongera bigatangira. Yesu nashimwe cyane. Ibyari byarangiye
birongera bigatangira. Hari abantu bajya bavuga ngo nigeze kujya guhura n'umwana umwe nawe n'umugabo ko ngewe ngira amatsiko iyo mbonye umuntu arimo akora ibintu bigenda neza nkenera kumenya ni zihe mbaraga zirimo zimufasha. Ese uyu muntu arakijijwe cyangwa n'abarimo arandagara hariya mu bapfumu? Niba hari ibintu bikojeje isoni muri generation turimo ni ukubona abana b'abasore, abakobwa b'inkumi, abagore b'ibikwerere b'abasirimu, nyewe ukuntu umuntu asirimuka akambara amaherena, akambara imisatsi igwa hano, agaheka ibikapu by'umuhondo n'iby'umutuku bya bindi bihenza cyane, akabijegeza yirukanka ajya gusaka ajya mu nzu y'umupfumu. Niba hari ikintu mbona gishaje kidasa, ozi kubona ufite isakoshi y'ibihumbi 300, wambaye shaneti y'ibihumbi 500, wambaye isaha y'ibihumbi wese uko ugenda uri muri miliyoni 3, ukinjira mu nzu yubatswe n'ibikenyeri itanubatswe n'ibihumbi 50, ukajya kubaza igisubizo cy'ubuzima bwawe uriya muntu. Ibyo bari ubwenge burimo. Ubwoko bw'Imana, nimureke kujijwa, nimureke dusange Yesu. Yesu nashimwe cyane. Nimureke dusange Yesu, muve muri ayo. Umuntu w'umugabo w'ibigango wubashywe ukomeye agafata imodoka V8 henze miliyoni 100 akagenda yoza ngo ni hehe, ngo ni hariya. Hari ahantu njya nca nigeze ndabunda kuhaca nigendera ndi mu kazi, noneho nza kugera ahantu hajyaga haba imodoka, none ntizikihabe. Rero mbajije ko iyi modoka ziba ziri hano hantu zikora iki? Ni mu cyaro, amazahari nta ukuntu hameze, ngo ariko ngo hariya ngo ujye ubona ngo buri hari imodoka hari ngo hariya ngo aho umupfumu. Buriya ziriya modoka ziva i Kigali zikaza guparika zigiye gushaka umupfumu hari. Ego ngo arakomeye cyane. Navuga yewe Yesu yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura, mw'abantu mw'isirarushye. Iyo utangiye gutekereza ko kugira ngo ubone akazi keza ugahawe n'umupfumu yabanje akakihaho, ese yagahaye abana be baraho, bamwe ni bidebire bimuri imbere, abandi ni abasinzi baraho ngaho, abandi bari mu mirimo barahinga. Nta n'uwo afite nibura ngo wabaye minisitiri, nta n'uwo afite nibura ngo ni umudeje yewe n'ikigo runaka, nta n'uwo afite nibura ngo ni umufisiye wenda no mu gisirikare cyangwa no muri polisi, nta wafite nibura ahantu hagaragara. Abana be barahinga, abandi barimo barajya kuzana izago mu bubari, abandi baraho bose bameze nk'abasazi, wowe ukajya kumusaba igisubizo cy'abana babyaye bawe. Beko Satani ari umugome. Bantu b'Imana, nimureke dusanga Imana, nimureke twizere Imana, niyo yonyine ifite igisubizo cy'ubuzima bwake. Umwana atinda imbere ye, abantu bavuga ngo yapfuye. Ndagira ngo ukomeze wowe utinzaho, abantu baravuga ngo warapfuye, baravuga ngo wararangiye. Humura, Yesu arahari. Ibyo bakubwiraga ngo byararangiye, ibyo ubu nibwo bigiye gutangira. Ibyo bakubwiraga ngo byararangiye, ubu nibwo bigiye gutangira. Yesu nashimwe cyane. Aho bakubwiraga ngo byararangiye, ndaguhamiriza ko aribwo bigiye gutangira. Iyo uri kumwe n'Imana, Imana yitwa nyiribihe, n'umugenga w'ibihe byose. Ntabwo Imana ikangwa n'ibihe, ntabwo Imana ikangwa na crisis nk'iyi, ntabwo Imana ikangwa na financial crisis, ntabwo Imana ikangwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Niyo ubukungu bwakwikubita haca inshuro 1000, iyo Imana igendana nawe, haleluya, iyo Imana iri kumwe nawe uboneraho abandi baburiye. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo mbabwire ngo ibi ngibi ndimo mvuga, ibimenyetso byabyo muzabibona kandi n'ibihamya byabyo muzabibona. Imana yacu ntimeze nk'abantu. Aho abantu baburira igisubizo, Imana ntigibura igisubizo nshuti z'Imana. Birambwa ngo Imana ngo ihamagara ibitariho nk'ibiriho ngo kandi bikitaba. Imana ihamagara ibitariho ikabyita nk'ibiriho. Impamvu twe tubona ibango ihamagara ibitariho, ibyo tutabona n'aya maso yacu tuzi ko bitariho. Nyamara Imana ireba nkuko tutareba, ibibona ko biriho. Yarangiza ikabihamagara bikava muri ya shusho yo kutaboneka bikambara ishusho yo kuboneka, tukabibona n'amaso yacu. Twandavuga ngo Imana ikoze igitangaza, twebwe biradutangaza, ariko Imana ntibitangaza kubera ko ibyo tutareba Imana yacu irabireba. Uyu munsi ibyo utarimo kureba Imana irimo irabireba. Uyu munsi kuko tutarimo kubona Imana irimo irakareba. Uyu munsi utarimo ubona aho ugiye gukura amafaranga yo kongera gukora Imana irimo irahareba. Uyu munsi ibyo utarimo kubona bigiye kugutabara Imana irimo irabireba. Niyo mpamvu irabihamagara nk'ibireba kandi we ntubireba. Rero ihamagara ibitariho nk'ibiriho, byarangiza bikagaragara tukabibona n'amaso yacu. Yesu wacu nashimwe cyane. Dufite Imana twizera, dufite Imana dukorera, dufite Imana twabonye n'agaceya uyu munsi turiho niyo twarayibonye, twagendanye nayo. Ntabwo ari Imana tubwirwa, ntabwo ari byo dusoma mu bitabo, ahubwo n'ubuzima bwacu burabivuga. Yesu nashimwe cyane. Mbabazwa cyane n'abantu bahisha ubuhamya bw'Imana. Imana igakura umuntu ahantu
nawe atarafite ibyiringiro byo ko yabaho, atarafite ibyiringiro ko yakwigana primaire ngirangire, uyu munsi nibo bihisha ahantu badashaka kuvuga ubuhamya bw'Imana. Twebwe batashoboye kubihisha nimureke tubivuge, ntabwo bidukoze isoni kubivuga, ndetse n'ubutumwa bwiza ntabwo dukoze isoni. Turamamaza gukomera kw'Imana yacu, turavuga ineza n'imbaraga zayo. Imana yo mwijije baho umugisha bwoko bw'Imana. Reka dushime Imana nyiribihe byose akiri icyubahiro n'amashimwe no gukomera. Iminsi yose tuzaba tuvuga ineza yawe, tuzaba tuvuga imbabazi zawe, tuzaba tuvuga imbaraga zawe Mwami. Himbazwa nyiribihe, habwa icyubahiro Mana nkuru, urera kandi urakiranuka. Uzahurira ibyiringiro byacu Mwami, uri umutabazi wacu nyiribihe. Icyubahiro cyose, amashimwe, gukomera, guhimbazwa, byose n'impundu z'ababyeyi turabiguhaye kuko uri Imana yera kandi ikiranuka. Icyubahiro cyose ni icyawe mu izina rya Yesu, amen.